byose, kuko Imana igiye kutugira abahiriwe. Amena. Urubyiruko, abana muzaja mu ishuri, mugomba kuba ibyitegererezo by'abandi bana, n'amabere byakongeje ngo birahirwa. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristu. Amen. Nukuri ndishimye cyane, ndanezerewe no kubona Imana itumye mpagarara hano. Uno munsi ntabwo ari je wagomba kubwiriza, kandi ntabwo nje kubwiriza. Hariho umukozi w'Imana tuza kwakira, aza kutubwiriza, aza kutugezaho ijambo ry'Imana. Ariko Imana yampaye tangiriye ubu, ndiko ndasenga Imana inyumvisha ijambo twaganira. Mpamagaye apotre nti nyimba twarigira ijambo ry'urufunguruzo, arambwira ati nta kibazo, Imana iguhumugisha. Amen. Reka dusome muje muri Matayo mu gice cya 5. Turasoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 16. Musome mutekereza ku byo turiko turasoma. Ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacuba ukimaze keretse gujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi tubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereho bahimbaza Imana. Amen. Yesu ashimwe. Imana igiye gukora ikintu gisha muri twebwe. Yesu ashimwe. Imana igiye gukora ikintu gisha. Amen. Yesu ashimwe. Nitwibagirwe ngo ibyahise. Amen. Niwibagirwe amagambo bakuvuze. Yesu ashimwe. Ayo badututse. Amen. Ngo abakizwa n'abayesikro. Ngo abakizwa, ngo buriya bakijijwe iki? Amen. Barokore ngo mbega ibyo byo ni ibiki? Twibagirwe ibyo byose, kuko Imana igiye kutugira abahiriwe. Amen. Tuzasohoka muri amasengesho twese twitwa abahiriwe. Amen. Ku musozi bavuga bati uriya mugore yarahiriwe, uriya mugabo yarahiriwe. Amen. Yesu ashimwe. Ariko hari icyo tugomba gukora kugira ngo twitwe abahiriwe. Hari icyo Imana iri kirakora kugira ngo idukureho igisuzuguriro, ariko natwe hari icyo Imana idusaba. Amen. Yesu ashimwe. Iradusaba kubonera, iradusaba gukiranuka,
iradusaba kuba umunyu w'isi. Amena. Yesu ashimwe. Iradusaba kuba umunyu w'isi. Kuba umunyu w'isi ni iki? Gusosera abandi, ntubasharirire. Kera nari nsharirira abo mpuye nabo bose, ariko uno munsi ntegetswe kugira gute? Kubasosera, kubabwira amagambo meza, kubagirira neza, kubakunda. Amena. Niko gusosera abandi. Dusabwe gusosa kugira ngo batwite abahiriwe. Amena. Yesu ashimwe. Dusabwe kuba amatabaza, ni ukuvuga ngo ibyitegererezo. Amena. Yesu ashimwe. Aba bantu bose bareberaho ingeso nziza. Urubyiruko, abana muzaja mu ishuri, mugomba kuba ibyitegererezo by'abandi bana. Amena. Mugomba kuba abana beza, abana bumvira, abana bagamburuka, abana biga neza. Apana abana bajya kwiba abandi bana, cyangwa abana bajya gutuka abandi bana, abana bajya kubakubita ibifunzi. Oya, abana bakunda abandi bana. Waba ufite inkweto ebyiri, wabona uwo yacikiyeho ukayimuha. Amena. Naho mukiri abana, mukiri urubyiruko mugihabwa, ariko ubonye mugenzi wawe afite ipantaro imwe yamucikiyeho, wamuhimwe. Kandi umubyeyi wawe ubimubwiye ntabwo yabikwangira, nta nubwo yabikuziza. Amena. Yesu ashimwe. Reka turebe uw'Imana yise uwahiriwe. Uwahiriwe mu bagore bose bo mu isi. Turebe impamvu yabaye uwahiriwe. Ni Bikira Mariya. Reka dusome muri Luka mu gice cya mbere, turebe natwe ko tutakora nk'ibyo yakoze, natwe tukaba bahiriwe. Amena. Yesu ashimwe. Twabishobora mu buryo bw'umwuka, turabishobora. Amena. Muri Luka 11, reka turahera ku murongo wa 42. Bikira Mariya amaze gusama inda ya Yesu, yagiye gusura Elizabeti mubyara we. Noneho akimugeraho, Elizabeti ngo yuzura umwuka wera. Ku murongo wa 42 ngo aravuga n'ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbagurizwa mu nda yanjye no kwishima. Kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana wese bizasohora. Mariya aravuga ati, umutima wanjye uhimbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo, kandi uhereye none abibihe byose. Amena. Bazanyita uwahiriwe. Amen. Kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye. Amen. Yesu ashimwe. Hanyuma reka tuje no muri Mariko. Ni Luka navuze 11. Nasinze umwuka wera. Ni Luka igice cya mbere, kandi nariko ndahasoma ari igice cya mbere. Mumbabarire. Amen. Ariko usoma Bibiliya buri munsi yaciye abyumva, kameme ntawe uyobewe muri Luka 1. Amen. Nimba wahayewe rero ufite ibibazo. Mariko igice cya 3. Muri Mariko mu gice cyaho cya 3 turasoma kuva ku murongo wa 31 kugeza ku 34. Ngo maze nyina na bene se baraza, nyina na bene se wa Yesu Kristu, bamutuma ngo aze maze nyina na bene se baraza, batumaho Yesu ngo aze, bahagaze hanze. Abantu benshi bari bicaye bamugose,
baramubwira bati nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Nawe arababaza ati mama ninde na bene data ni bande? Abararanganyamo amaso, abari bicaye impande zose bamugose, arababwira ati dore mama na bene data. Umuntu wese ukora iby'Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Amena. Yesu ashimwe. Ikindi gihe ngo umugore yatereye ijwi hejuru, Yesu amaze kubabwiriza no gukora ibitangaza, ngo aravuga ngo inda yakubyaye n'amabere byakongeje ngo birahirwa. Yesu aramubwira atoya, uhirwa nukora ubushake bwa data akitondera amategeko yanjye. Amen. Yesu ashimwe. Imana irashaka kutugira abahiriwe. Aha turabona Bikira Mariya avuga ati mu bagore bose nzitwa uwahiriwe, kandi niko biri. Ariko natwe mu bagore bose dushobora kuba abahiriwe buno munsi. Yabivuga kuko Imana yari yamuteye iteka ryo kwakira Yesu Kristu mu nda ye akamutwita kugira ngo azamubyare. None se twebwe ntabwo Imana yaduhaye agakiza? Amena. None se twebwe ntabwo twakiriye Yesu mu mitima yacu? Amena. Yesu ashimwe. Erega turabahiriwe kuko dufite Yesu. Amena. Kandi si icyo gusa, Yesu aravuga ati ntibihagije kuba waranyakiriye, ariko ugomba no kwitondera ijambo ryanjye. Ugomba no kwitondera ubushake bwa data. Kandi ijambo Yesu Kristu yatubwiye rikubiye mu n'ijambo rimwe gusa, nimukunde data kuruta byose, namwe mukundane hagati yanyu nk'uko nabakunze. Amena. Yesu ashimwe. Yesu arashaka kutugira abahiriwe, ariko tugomba kugira urukundo muri twebwe. Amena. Niho tuzasosera abandi tukaba umunyu w'isi. Imana irashaka ko tugira urukundo, rwa rukundo rutaryarya, ko dukundana hagati yacu, tugakundana muri quartier aho dutuye, tutarobanuye abakizwa cyangwa abadakijijwe. Amena. Yesu ashimwe. Imana irashaka ko tugira urukundo rwa rundi rutagira impamvu. Ntabwo Imana ishaka yo gutabara umuntu kuko uzi ko nawe azagutabara ejo. Ubwo sibwo rukundo Imana ishaka. Imana irashaka yuko dukunda, tugakunda babandi tuzi neza ko ntacyo bazabasha kugira gute kudusubiza. Amena. Yesu ashimwe. Harya muri quartier aho dutuye, urukundo ntabwo ari gutanga ibintu gusa, n'ugutanga n'amaboko yawe. Bushobora kuba bwakeye mu gitondo mu rupangi wanyu aho mutuye, ukabona umuturanyi byamunaniye ntiyabyutse. Ntabwo nyimba uri umukristo ufite Yesu muri wewe ugomba gucaho ukigendera utamenye uko byamugendekeye. Ugomba gukingura, ukamukinguza, ukareba ikibazo afite. Hari naho byamunaniye kubyuka kugira ngo agire gute yiyandaza aje kwa muganga, umwandazi umujane kwa muganga. Amen. Hari naho byamunaniye gucana n'imbabura kugira ngo anywe akacyayi, inzara yamwishe kuko imbaraga yazibuze. Ariko we Imana yakugiriye ubuntu, wabyutse urakomeye. Amen. Hari umukecuru yanditse, none haravuga ngo hari abahungu babiri, ngo bari bafite umuceri hejuru y'umusozi, hasi hari uwundi mugabo yari ahafite umuceri. Noneho bakagenda bakuzuza umuceri amazi wabo, uwo mugabo yaza agafata akagomorora byose, amazi akayakura mu murima wabo akayajana mu murima we. Amen.
noneho abo bana barabirebye inshuro nyinshi, barabikora, umugabo akaguma aza gusenya ibyo bubatse. Noneho umunsi umwe baravuga bati umva, kugira ngo uyu mugabo adashishikara kudusenyera ibyo yubatse, kandi ngo bari abana b'Abakristo, atereka tugena. Umunsi umwe umugabo aje gusenya ibyo bubatse ngo yivomerere umuceri we, asanga umuceri we wuzuye amazi. Turi hose, amena, ariko tugira impuhwe aho turi hose. Yesu ashimwe, amena. Tukerekana Kristo, bazagira gute? Uzajya ubabona baje bagana hano. None se ni gute Imana yagwijije abakizwa mu itorero rya kera? Mu itorero rya kera ryashyizweho n'intumwa ngo bagira urukundo cyane, ngo bagasangira byose, bagatabara abakene. Amena. Yesu ashimwe. Bagasengera abarwayi bagakira, bakitaho abandi. Sinabo bise Abakristo muri Antiokia, ngo babonye ukuntu abo bantu bitwara, ngo baravuga ngo aba bantu koko basa na Kristo. Nibo ntabwo ari intumwa zishe Abakristo, n'abandi abanyamahanga, abanyabyaha bababona baravuga ati aba bantu ko basa na Kristo, aba bantu ko basa na wa mugabo twabamba, aba bantu ko ariko bakora. Amena. Yesu ashimwe. Babita Abakristo, ntabwo ari bo babyiyise. Amena. Natwe tugomba gukora ku buryo ya mazina mabi baduhaye bayadukuraho, ni nabo bazayadukuraho babonye impinduka zacu. Amena. Yesu ashimwe. Yesu rero aragomba kutwita ayandi mazina, aragomba kutwita irindi zina. Itorero rya Kristo ni ryahiriwe. Amena. Ariko ni twebwe tugomba kugira gute?